twongeye kubaha ikaze kuri Life of Gospel. Nizere ko mumeze neza aho muri mu bice by'igihugu bitandukanye ndetse n'abadukurikiye muri hanze y'igihugu. Nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Nkuko mwabibonye rero twasuye korali tujye Isiyoni. Ni korali nziza cyane twabasuye aho bakorera repetition, imyitozo, practice cyangwa se rehearsal bitewe no kuvyumva cyangwa se n'uri muvuga. Reka mbaho umwanya mukomeze murebe ibyiza kuntu baririmba mu majwi yabo, ubushuti bwinshi, ubuvandimwe bwinshi ndetse no guhavinga fan. Ariko ikiruta byose harimo kuririmbira Imana. Abigishwa bari ku nyanja mu bwato nijoro bagenda, maze babona ishusho y'umuntu arimo agenda hejuru y'amazi. Ubwoba burabica barataka cyane batuye n'umuzimu turapfuye, turamugizwa n'iki turamugizwa nande? Iyaba umwami wacu yari hafi, bamwe batangira kwigira inama yo gusimbuka mu bwato bave mu nyanja, maze kuremburwa n'uyu muzimu witwa no kwicwa n'amazi. Maze wa muntu arabegera barushaho gushengurwa n'ubwoba, mu kanya bumva ijwi arababwira, mwigire ubwoba ni jye Yesu wanyu. Baratangara kandi bagira gushidikanya mu mitima yabo bariheba. Umwami yitegereje mu mitima yabo ababazwa no kutizera kwabo. Umwami ashaka kubambara ubwoba, abwira Petero ati ngwino nsanga. Petero akandagiye ku mazi, ipfa n'urutare aragenda. Niwe Yesu nyirababasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Izere azagucira inzira aho itari, akwambutsa ibibazo bikugoye. Uzabasha kuberongera bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire. Usaba umugabo guhanga, intsinzi iboneka mu kwizera umwami Yesu. Niwe Yesu nyirababasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Izere azagucira inzira aho itari, akwambutsa ibibazo bikugoye. Uzabasha kuberongera bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire. Usaba umugabo wo guhamya, intsinzi iboneka mu kwizera umwami Yesu. Mu ngorane z'isi tumeze nk'ababigishwa ku nyanja, ni mu gicuku turi mu hegeri, nyamara umukiza ari hafi yacu. Ibiduteye ubwoba mu mitima yacu biraduhangayikishije pe. Umwanzi aratugose mu mpande no mu mpande, imbere n'inyuma turagoswe. Ariko nshuti tugume mu bwato, kuko umurengezi wacu aturi hafi. Niba mu nyanja no kurimbuka, tegereze Yesu arahari. Niwe Yesu nyirababasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Izere azagucira inzira aho itari, akwambutsa ibibazo bikugoye.
uzabasha kubengera bizajya munsi y'ibirenge ubikandagire usaba umugabo wo guhamya intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu niwe Yesu nyir'ububasha umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi Misiri azagucira inzira aho itari akwambutsa ibibazo bikugoye uzabasha kubengera bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire usaba umugabo guhamya intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu Sodomawe nicyo gitumye usubira muri bya byaha byakurimuje we yego Imana ni nyambabazi ariko ntizabura kukurimbura ubugira kabiri Sodoma ayiwe Sodoma ihane iyo mvuze Sodoma simvuga wa murwa wa kera isi ya none niyo Sodoma ibyakorerwaga muri Sodoma abo bagiye kubihindura Imana nayo yarirahiye iti isi ya none ibiti hamwe n'akabuza izayirimbura Sodoma ihane iyo mvuze Sodoma simvuga wa murwa wa kera isi ya none niyo Sodoma ibyakorerwaga muri Sodoma abo bagiye kubihindura Imana nayo yarirahiye iti isi ya none ibiti hamwe n'akabuza izayirimbura mbega ijana mbega isi ya none waba tuyise mwese muraho nukuru urusaku rwanyu rugeze mu ijuru musakuza muvuguka mwifuza yuko abagabo bashakana naho abandi bagabo yebabawe ngo n'abagore bifuza kuryamana n'abandi bagore we imiburo y'Uwiteka yabaye myinshi Nyagasani nacyo atakoze barebe ko abatuye isi bihana ayiwe Sodoma ihane iyo mvuze Sodoma simvuga wa murwa wa kera isi ya none niyo Sodoma ibyakorerwaga muri Sodoma abo bagiye kubihindura Imana nayo yarirahiye iti isi ya none ibiti hamwe n'akabuza izayirimbura Sodoma ihane iyo mvuze Sodoma simvuga wa murwa wa kera isi ya none niyo Sodoma ibyakorerwaga muri Sodoma abo bagiye kubihindura Imana nayo yarirahiye iti isi ya none ibiti hamwe n'akabuza izayirimbura uratangaje urukundo rw'Imana muyakunze abatuye isi bose uko bangana itanga agakiza kandi bahera ubuntu itarobanuye ntacyo yitayeho n'icyo cyadutanya n'urwo rukundo n'icyo cyadutanya niyo neza nimuze tuyinambeho iyo Mana yadukunze mu makuba mu byishimo bibanire nayo iteka
iki cyadutanya n'urwo rukundo, n'iki cyadutanya niyo neza, nimuze tuyinambeho. Iyo Mana yadukunze mu makuba mu byishimo, ibanire nayo iteka. Iratangaje imigambi y'Imana, ni myiza ku batuye isi, n'ukuri iradukunda bihebuje, yirengagiza ibicumuro by'abayeho, ikabakuraho ibyaha, ntigibuka ukundi. Iki cyadutanya n'urwo rukundo, iki cyadutanya niyo neza, nimuze tuyinambeho. Iyo Mana yadukunze mu makuba mu byishimo, ibanire nayo iteka. N'iki cyadutanya n'urwo rukundo, n'iki cyadutanya niyo neza, nimuze tuyinambeho. Iyo Mana yadukunze mu makuba mu byishimo, ibanire nayo iteka. Umuziranenge yihinduye umuntu, amanukira iyi si, azanywe no gutarura izimizi n'ibihembo by'ibyaha, n'urupfu rw'iteka n'iteka. Ariko ko bamwizeye urupfu rwaraneshejwe. N'iki cyadutanya n'urwo rukundo, n'iki cyadutanya niyo neza, nimuze tuyinambeho. Iyo Mana yadukunze mu makuba mu byishimo, ibanire nayo iteka. N'iki cyadutanya n'urwo rukundo, n'iki cyadutanya niyo neza, nimuze tuyinambeho. Iyo Mana yadukunze mu makuba mu byishimo, ibanire nayo iteka. nk'uko mwabibonye rero twasuye korali tujye i Siyoni. Nizere ko mwanezerewe, nizere ko mwishimye, nizere ko mwishimye mu ndirimbo zabo, zimwe mu zakunzwe. Bitewe n'igihe ntabwo twabasha gukora igihe cy'indirimbo nyinshi, ariko babashe kuturirimbira indirimbo zabo zakunzwe cyane. Nizere ko izo ndirimbo nawe harimo iyo ukunda, utwandikiye muri comment tubwiye ngo nkunda iyi ngiyi kuruta iyi ngiyi, ndashaka iyi ngiyi, ubundi Yesu akomeze aduhane umugisha.